Kamugarage abantu bazi ko ndi umuturage ntazi umujyi. Nangiye kuvuga reka nera agatebe. Aha noneho mwe muriho murakina. Batera agasonga bugari. Oya ndabizi. Oya ndanabizi noneho. Ngiye hari ibintu bintera iseseme. Ibintu ngiye kuvuga uko biri. Ngiye kubisokoza uko byogoje. Urumva Bibiliya ntabwo ari ikimukingiriza neza. Abantu bakibaza bati ni gute umuntu agenda na Bibiliya n'agakingirizo. Ubwo Bibiliya mubanye ntoya ashaka ubwirinzi burushijeho. Kwisumbuyeho. Ni ibara. Barundi bavuga ngo ni ibara. Iyo byose rero ni ibihe bya nyuma noneho biri kujya ku mugaragaro biri gushyira abantu hanze. Abandi nabo ntabwo mvuga ibyo numvise, mvuga ibyo mbona nabonye nahagazeho. N'abantu bakizwe bahinduke bamenye itegeko rijyanye n'imiryango. Bantu kuko ari impumyi nabo uri umuntu aragusezeranya ngo umugore n'umugabo uramukobwa rwose utareba ukwasa rero n'umugore byararangiye. Ariko nigeze kubivugaho buriya hari ibintu bibiri bapfa. Urashobora kuba harimo ubusambanyi harimo n'amafaranga. Ubusambanyi n'amafaranga izo mve ebyiri zisenya urugo. Cyangwa unabwira abahungu nujya ku bwiza bw'umugore ugiye kurongora ubwiza. Ubwiza n'ubuto burashukana birashira. Iyo umuntu yikunda ibyo bintu navuze akaba ataragira kuri rwo gukunda Yesu ngo Yesu amurutisha ibyo ngibyo. Umwe wese abazana evidences. Baro barakina. Muzabara n'umugore n'umugabo akaramata. Byo kumbwira ngo mama uvuga ukuntu, byo kumbwira ngo papa ngwibiki wabo ngo n'umuhungu, urumva ngo umuhungu nta munyamakuru ufite ubushobozi wafata iyo couple kuko baracyari couple. Mwisi y'umwuka n'umugore n'umugabo. Cyereka niba umukobwa hari awundi muntu yaryamanye nawe imbere ya Vitali. Ndamuvuze mwizi nanyagasane we. Ndanayisengera ariko ntabwo binava mu mutima. Ariko kuki nk'itoro ryakabaye gisubizo ndavuga nkenda kurira. Kuki nk'itoro ryakabaye gisubizo ariko rihinduka umururazi wabone ko babyita umuravumba ushariririse. Batekereza ko urugo ari kwambara imyenda ivuye i Burayi no kuba bafite fanta nyinshi n'ibiryo byinshi na tenti zihambaye. Imiryango murayikurukamo mushaka iki? Murumva ngo umugabo nta kivuga umugabo abantu zabavuyeho azibeshye se anyite kuri iwanjye. Nta nibyo nigeze numva. Ibyo abantu bavuga jumafu nibagende bongere bahure. Hari ijambo numvise kandi uri kumva ngo dukupe ngo namenye ko umunyamakuru nyuma amfa. Niba wibeshye uravuga ibintu kugira ngo isobanure no ubone uryo ukatira Diane ushaka undi uri mu kinyoma ntago kiri umupantekote none n'uwari mugutwaye yaguciye inyuma. Babarira iyo ngegera. Yes, reka dutangiye tubasuhuza mwese badukurikiye. Turabashimiye kuba mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu mu biganiro byacu kandi dushimira ko mudushyigikira. Yaba inshuti zacu ziri hano mu Rwanda zitwereka ko zidukunda kandi zidukurikira umunsi ku wundi. Abarundi rwose namwe turabakunda kuko mudukurikira muri benshi cyane kandi mukanabitwereka. Reka mwese mbasabire umugisha w'Imana kandi amahoro y'Imana bene namwe ibihe byose. Kuri kamera n'ubundi mwayibonye ndi kumwe na Pastor Gabriel. Twishimiye kubana nawe ku ISEZERANO TV ndetse no kuri Pastor Fanny official. Nanjye ndabyishimiye. Yego. Muhabwe umugisha n'Uwiteka. Amen. Ndizera ko turi bugire ibiganiro byiza byubaka bihindura. Murakoze. Yego. Pastor reka tudatinze rwose twigire kuri iyi mihanda yacu ngo bavuga ko ngo ari ku muhanda ngo babyise imihanda hano tuba kuri social media. Rero ibintu byaho bikomeje kugorana. Ejo hari inkuru nari ndimo nsoma nagatera nzamba. Hari inkuru nari ndimo nsoma ku kinyamakuru bitanga umunsi.com. Bavuga ngo ku Gisozi ngo habereye impanuka
ariko ngo iyo mpanuka ngo harimo umukobwa mwiza, ariko ngo icyabatunguye ni uko mu byo bamusanganye harimo Bibiliya n'agakingirizo. urumva Bibiliya ntabwo ari ikimukingiriza neza. Abantu bakibaza bati ni gute umuntu agendana Bibiliya n'agakingirizo? ubwo Bibiliya yamubanye ntoya, ashaka ubwirinzi burushijeho kwisumbuyeho. ni ibara, barundi bavuga ngo ni ibara. ibara ryaraguye. urumva arashakisha, rega abantu bagomba kubimenya. Bibiliya bamwe bayizi nk'ijambo ry'Imana. Yego, ijambo ry'Imana ry'ukuri ry'ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo. Abandi ijambo Bibiliya bayifata nk'ako nyine gakingirizo kabafasha. Ni ukuvuga ngo iyo agakingirizo ubundi se agakingirizo mu zindi ndimi ntabwo ari protected, ni protection. karaguproteje. agakingirizo niko bita, harabakita muri prudence, condom. urumva iyo bakigisha bavuga ko ari kakurinda indwara z'ibyorezo, umva sida, imitezi, imburugu n'ibindi ndwara z'ibyorezo n'amayindi ma infection. gusa mutabiteguye, n'inda zitateganijwe. ariko nabwo ni muhandi mwe simbyemera, kuko hari ubushakashatsi bwakoze ko hari udukinyo twavuye South Africa I think byarabaye, bose basanze dupfumutse. rero nta bwirinzi mbona hariya. ikindi birashobora ko wagira chance kakakurinda izo ndwara, ariko dayimoni ntabwo karinda dayimoni, ko dayimoni ni nyinshi zibera mu busambanyi. so rero nari nkivuga kuri iki gitabo abandi bakagiraho ku gakingirizo kugira ngo bagire ibyo bakorera behind, inyuma aho ngaho mu nyegamo, sibyo? ariko ukureba abona iyo Bibiliya, icyo gitabo ngo habwaye n'akandi. hari wacuzaga akanyanga, ni babiri abacuzaga akanyanga, noneho bayimufatanye yafite na Bibiliya. aho ati sibi ni ibiki? ati cyo atamazi aracyaba akanyanga. Yesu akoze ikindi gitangaza, kandi arafite Bibiliya. ariko ngenzi mfite umuntu ni mwene wacu wa bugufi, nyine nawe wabivangaga. nzi umuntu wajya kumuzanira urumogi, ariko nabonye umuntu, ntabwo bikiba, ni kera nabonye umuntu aza gucuruza urumogi afite Bibiliya. noneho yaruhaga, yari umurasta. yangize ngo atasite pasiteri, we mubwa mu Giswahili kwa nini, kubera icyo ubigenza gutyo? nawe ati usiningire maisha, ntunyinjire mu buzima. mu yandi magambo, iki gitabo bashobora kugikoresha yego kubera inyungu z'umubiri za kamere. niyo mpamvu iki gitabo kigira ibintu bibiri. icyo dusoma hano, yego, icyo dusoma hano, mwihangane gatoya, icyo dusoma hano muri ibi byanditswe, iki ni logos. ibi byanditswe scriptures ni logos, ariko ikirimo imbere mu mwuka
nicyo twita rema. Mu mwuka rero ntabwo abantu baheze kuri logos, ku nyandiko agacurika ibyanditswe, kuko ntabwo ari abo mwuka. Iyo byose rero ni ibihe bya nyuma noneho biri kujya ku mugaragaro, biri gushyira abantu hanze. Abandi nabo wenda no kutamenya ijambo ry'Imana, n'abanyamakuru bagahita buririraho bati dore babarokore. Gusa mu ruhande rumwe ibi bintu nabyo biri gutuma abantu barushaho kwanga Imana, kubera ko muri no minsi abantu benshi bafite smartphone, n'utayifite ubonye akantu kamutangaza ahita yeheza mugenzi ati se wabonye ibyabaye, ibintu nk'ibyo yumva nyine akamuvumbya kuri izo nkuru nk'izo za byacitse. Ariko Imana iturengere kandi tugire neza. Gusa icyo nzi cyo, iyo uri umuntu w'Imana, Imana yahamagaye yatoranije, ugatangira kubizandazandamo, hari igihe gushyira ahagaragara, none bikaba nk'akabarore kugira ngo unatinye, kugira n'abandi batinye. Imana ari bigushyize hanze. Yes. Kubera ko buriya uko wafata umwana wawe wabyaye, wibyariye maraso yawe, cyo kimwe nuko wafata n'umwana wadabse, kuko mu miryango tuba dufite abana dutura kura hanze, tukabarira b'abafamiliye. Umwana nubwo bakunze kwitwararika, ariko uwo mwana biragwa kugira ufata akanyafu mushireho. Rero n'Imana nayo hari ibibyarwa, hari n'abana. Iyo uri umwana rero ugiye gushyira akanyafu k'Imana karatandukanye. Ushobora kuvuga uti wenda uyu nguyu nimuta amazi bizamutahugira gute kwihana ace bugufi, areke gukina nanjye. Ariko reka mabwire ngo urufatiro rw'iteka ruracyahagaze, Uwiteka azabe. Ariko ibyo bintu by'amahano nyine ntibizabura. Ntibizabura. Imana tugire neza, murakoze. Hari n'indi nkuru narindimo nsomanga ku gihe.com ivuga ngo umupadiri muri Kenya yapfiriye mu cyumba cya hoteli yararanyemo n'inkumi yarayihakabyize. Ariko ngo akaba atari ubwa mbere, ngo akaba yari asanzwe ari umukiriya w'Imana w'iyo hoteli. Ariko ubundi ngira ngo hari ikintu nabonye mu Rwanda gikomeye, reka ngihuze n'icyo. Mu Rwanda tugira umuco mwinshi cyane, ku buryo udashobora gusanga umuntu nk'uwo w'umunyadini donc suko umuco ukugira mwiza, ariko umuco na discipline hari igihe biguhambira, bikakwamo, bikakwinjiramo, bigatuma hari ukuntu niyo wakora ibintu donc bishobora gushoka cyangwa se kunyeganyiza abantu hanze, ibintu nk'ibyo nyine badashobora gupfa kubibona bitewe n'ukuntu wiyubatse mu muco. Abamahanga rero ndavuga amahanga atari u Rwanda, bo bagira ukuntu bagira umudendezo cyane. Uzanarebe niyo babyina mu nsengero zabo bona babohotse, ariko hano hari uburyo baba bifashe. None se ugira ngo mu Rwanda ho ntabwo abapadiri babyara hanze? Ugira ngo se babyara hanze batasambanye? Cyane abo basenyeri barahari. Cyane ntabwo mvuga ibyo numvise, mvuga ibyo mbona, nabonye, nahagazeho. Hari abapadiri bafite abana n'abamusenyeri, nose babyara batakoze icyo gikorwa cy'ubusambanyi, kuko utaryana umugore wemerewe babyitwa ubusambanyi, cyangwa bagushyingiye byitwa ubusambanyi. Noneho hariya hari ukuntu bagira umudendezo ntibitangire. Ibyo tugomba kubyemeranyaho, noneho kugeza igihe nawe nyine bigaragara. Ntigeze babwira ko ari ikinyarwanda kigaragaza yuko hari
abapadiri ibihumbi BBC niyo yabivuze yuko basambanye n'abana b'abahungu, ibyo bita ubutinganyi. Ino abantu bagera mu gutingana rero abahuza ibitsina nabo batabihuje, ndavuga mu buryo bw'abagore n'abagabo, nibo benshi. Now kugira ngo rero arenda ashyiramo umwuka, ese yamukubise icupa kwenda yazigira ingezo ngo baryamye rwose, umukobwa byutse asanga umupadiri ntago akinyeganyega, byarangiye. Ibyo bintu rero biraza gutuma abantu bavuga ati se mu Mana ahantu bitwa ngo n'abimana tuzubahe nde, tuzemere nde, tugaye nde. Niyo confusion ihitiza kugeza ku rwego erega mureka mabwire, ari padiri ni umuntu, ari bishop ni umuntu, bose bambaye umubiri. Ahubwo biri kidusaba ngo mwicishe imirimo ya kamere, imbuto z'umwuka, ngo dore umwenda dufite yego si uwundi, ni uwo kwicisha umwuka kamere, kuko ibyo kamere ishaka irarikiye si ibyo umwuka ashaka. Niba kamere y'umubiri ishaka kwenjoyinga muri ubwo buryo bwo gusambana, ukaba imbata yabyo. Kuri cya kintu twagiraga, abantu ntibashake kwiyegurira Imana ngo bayihe ubuzima bahinduke ibitambo, ugasanga birabananiye kandi iri kubatubwira barabeshye. Ariko jyewe navuga ngo abantu bave mu kinyoma, ariko si ubundi ninde wabuje kurongora? Ibi bintu byanditse he rero? Ngo basoma Bibiliya ngo abakobwa ngo b'amasugi ngo bari inyuma y'umwana w'intama, ngo abo ngabo ngo nibo bazemerwa, ngo nibo bazabana nawe, nibo bazajya mu bwami bw'ijuru. Abakobwa b'amasugi bagahita bavuga ngo ni amasugi. None se ubundi se bavuga isugi verije hehe? Bavuga mu mwuka, umuntu utiyanduza n'imirimo ya kamere y'iby'isi. Abantu baretse gupfira abana mu nda, cyangwa se bakanabyara izo mafiya mu buryo bw'amanyanga, abana bakayi. Ariko uzi evoluze ujya gusezeranya umuntu, uzi ko umwana yabyaye wa mbere ari we mwamubyaranye. Urumva icyo kinyoma, urumva icyo gikomere. Erega amakuru turayafite. Hawigeze kuza se kwamusezeranije. Iyo tuvuga ibintu byo mu idini, ntabwo giwe mvuga iby'abaprotestante, mvuga n'ibyo muri katolika. Yesu muri rusange yaravuze ngo ni abafarisayo n'indyarya, bameze nk'ibituro bisize ingwa, ariko imbere ari amagufa. Ngiye numva umuntu yakwemera uwo ari we kuruta kugenda ubifefereka ubeshya. Arinda gwa se mu cyumba kandi iyo ntabwo mba none avuga ngo yamaze gushira mu mwuka. Niba byarabaye byarabaye, kuko n'amazina ye naho yatuye byose, naho yakorera byose birimo. Ariko ndabwira none uri muzima we, wenda umutwara muri rogi cyangwa se akamuzana niwe, cyangwa akamusanga niwe mu buryo bw'ibanga, warongoye bikagira inzira ukabivamo, niba uzi ko idini itabyemera. Erega ikibazo gihe naje no kubona ko abantu bagiye no madini, iyo abantu bihaye Imana benshi ni abantu babishyuye school fees. Umva ubucakara butangirira, wenda ugatsina mu manota hejuru, ukora nk'Icyasenyeye bakakwakira. Twiye tubwizanye ukuri, imiryango sino mu Rwanda no kwisi n'abazungu nabo bafite ubukene, ugasanga ugiye muri system, ndavuga y'idini. Wenda umunyarwanda n'umukongomani n'umugande, kuko hariyo za pizza n'imigati na za potage. Kankubwire potage numvise mu bakatagiste n'ababikira, potage irimo poiro, irimo epinare n'imigati ku cyaro, nta muntu utajyayo.
uza amapera yo kwa padiri hari amapera bitangwa ni ibiyungu y'umweru. Ubu natwe twarayibye, ndashimana ko yandinze. Hari ibiryo, hari ahantu hahora indabo, ahantu hasa neza, yego usanga ari ibisore, biriya bisore barasengagara. Buriya ni ugusenga, usanga mu gihuru gifite inkumi hariya, wenda no umunyeshuri wo muri segonderi cyangwa se ni masera wahuye na faratira aho ngaho. Amafoto turayafite. Kubera iki? Hari system y'ikuzimu kandi abantu badashaka kuvugaho. Ari abica abana b'impinja, ari abakuzamo inda, ari abakora ubutinganyi, ari abikinisha. Ibyo byose bigize mu madini, ntibashaka ko tubivugaho. Ntibashaka ko dufata umwanda ngo tuwutere tuwujugunye hanze. Bibiliya iravuga ngo niba uzi ko ushyuha rongora kugira ngo iryo ritazaguta kure. None se uridoderamo izo potaje n'iyo migati yuzuye imisemburo, n'ayo mafiriti, ninde muntu uyobeye ibiryo byaho? Bangiza faratira akajya muri siporo. None se ntafite umubiri? Ahubwo dukwiye gusubira ku ijambo ry'ukuri. Njyewe uri tegeko ribemera kurongora ndabyemera, bishobora kugabanya irari n'ubuhamya butari bwo. Bakore nk'uko ari abasirikare, bakore bataha mu miryango yabo, kandi bitabuza ko bakorera igihugu. N'abapadiri yego bakore bataha mu ngo zabo, ngene bambara amakanzu, bakore nk'akazi. Niba ari ariko nabwo se akazi, ariko aka kazi abantu bari kwishakira mu bintu by'Imana, ngiye numva bakareka ibyo kwicara ngo uzasoma ngo wegereze abantu inama, baraguru baterekerere, wajugunyeho ububandu. Buriya bubandu ugiye mbabona nka ya myiswa yo kugira gutyo kuraguza. N'abantu bakizwe bahinduke, bamenye itegeko rijyanye n'imiryango. Bantu kuko ari impumyi nabo, uri umuntu aragusezeranya ngo umugore n'umugabo arega evode suko nabo badafite abagore, ariko ntabwo babishyira open. Baba bafite mu ibanga, baba bafite bose ntidufite amakuru. Rero icyo ngenda mvuga, abantu babishyire mu mucyo. Niba ari n'umuyobozi, niba ari na papa nande, nk'uko aba protestant, ndavuga Anglikani, Methodist, Ababatista, ndavuga amadini ya giprotestant, nk'uko nabo bazana abagore mu buryo bwe, nabo nibabikore. Naho ubundi barabizi ko ari umuryango munini mugari ku isi, ufite abantu benshi rwose. Nuko abantu kenshi bakunda kujya muri majorite, bavuga ngo uko ari benshi ngo nibo bari mu kuri, ariko nawe uyoboye ko inzira irimbuka yasabye ku butijya hehe bwawe bw'ijuru. Urumva rero nyine yifunze maraya, niwe yamukuyemo ingoto, niwe yanze kumwishyura. Ibyo ni ibintu bigayitse, ni ibintu bibi, ni ibintu by'umwana. Mu nyumve suko mu barokore bidahari. Je mba mvuga ni nabo ntinya cyane. Ariko tureke kwishushanya. Niba dukizwe dukizwe, tuvuge ijambo ry'Imana ry'ukuri, tugendere mu kuri. Murakoze Imana bahumugisha. Yego basi turakoze cyane. Kuri izi mbuga zacu dukoreraho, ubwo turi muri biravugwa, hari indi nkuru isa nkaho yatangiye kunyeganyeza ibintu. Inkuru y'umunyamakuru Vitali, biri kuvuga ko urugo rwe rwasenyutse. Nta nubwo ari ibivugwa kuko na ba nyir'ubwite bafite icyo babivuzeho, wenda nubwo Vitali ataravuga. Ariko ubu ngubu icyatunguranye nuko umugore we yaje kuri social media none akabivuga ko yavuye mu rugo, ko yatsinzwe pe. Yavuze umunyamakuru yamaje ati noneho waratsinzwe, ati naratsinzwe simbihakana.
ese kandi urumva bamaranye igihe gito gishoboka bitarakoze ubukwe ejo bundi mu mezi 6 gusa. Urumva bamaranye amezi 6 kuko umukobwa ashobora kuba amaze hafi amezi 3 cyangwa amezi 4 yaravuye mu rugo. Ibi bintu nkayo wabyakire gute kuba abantu bashobora kubana amezi 6 gusa ariko bakananirana mu gihe abandi baba bakiri muri fiança, bakiri muri honeymoon, reka ariko mbivuga, bakiri muri ubwo buryohe bw'urukundo? Ariko ko nabonye bashobora kuryoherezanya, ntange n'ikibazo nibaza. Uriya mukobwa rwose utareba uko asa rero ni umugore byararangiye. Umusore nawe ukiri mutoya, aya bose baracyari batoya, ariko buriya nuko n'abantu baba celebre, ndavuga abantu bazwi b'ibyamamare, niko bimeze hano hanze. barapresenta ibiri hanze. Hano hanze umuriro waratse, ariko nigeze kubivugaho. Buriya hari ibintu bibiri bapfa. Buriya hashobora kuba harimo ubusambanyi, hashobora kuba harimo ubusambanyi, harimo n'amafaranga. Ubusambanyi n'amafaranga, izo mve ebyiri zisenya urugo. Ubusambanyi n'amafaranga. Cyangwa ndabwira abahungu, nujya ku bwiza bw'umugore ugiye kurongora ubwiza, ubwiza n'ubuto burashukana, birashira. Nibishira rero ibyo wari wiringiye, uzahita uba disappointed, ucika intege. Utangiye kureba noneho abandi beza. Yego ubuguyeho ntabwo ari bibi. Ubundi abahungu bakunda kureba ubwiza bw'abakobwa, n'abakobwa nabo bakunda kureba ku ikofi. Iki ikofi mvuga ntabwo ari ya yindi njya numva bamamaza. Ikofi ubwo nange ndabamumurije ifungo, ndavuga amafaranga, sene. Niho tuvuga ngo abakobwa ni ba materialiste, bakunda amafaranga. Ofete si nuko banayakunda, ahubwo nuko bagiye utudetaye dukenera amafaranga. Ngiye nk'umuhungu nk'umugabo nakwambara ipantaro n'ikoti nk'igendera, ariko umukobwa arajya gutora amahereni, kire ku mazuru, ajya umusatsi, amavuta y'umusatsi, igihe nta mavuta nisiga mu musatsi, inzara sige verni, amuki, bajya n'utu dushida twinshi cyane, bakunda no gufasha. Izo sida zigamukuraniraho no agahora ashaka aho yakura akantu. Ibyo bintu rero iyo byaje mu rugo, urugo bararwota. Njyewe rero kugira ngo niba utegura icyo mvuga kuri ibi bintu, mbone no kubisabira, kuko iyo byose numva bose banzi, nawe bifashemo kwesha ubushobozi ufite, tuzahure nicare hagati yabo numve niki cyabuze, niye nkaciwe amabere ituma bakwiha rubanda kandi bose bavuga Yesu. Ariko akabaye trende kabwo koga. Iyo umuntu yikunda ibyo bintu navuze, akaba ataragira kuri rwo gukunda Yesu ngo Yesu amurutisha ibyo ngibyo, umwe wese abazana evidences. Koga akaza akavuga ati mu rugo byari bimeze bitya na gutya na gutya, kuva kuri data na mama. Byo mwangana genze yavuga ikinyarwanda, kuko ndi umunyarwanda kandi nkunda ikinyarwanda, njyana agaciro data na mama. Bene wacu imeze gutya. Ubundi iyo dukisemo bene wacu niho haza ya mitungo. Erega bene wanyu ni iki? Ni ya mitungo. Kubera avuga ngo uzasiga se na nyina, uwo ni uzankurikira. Kandi usiga se na nyina ni uzubaka urugo. So na nyoko rebyo mamukururukaho ni ya mitungo, ni ya minani.
ariko niba wagiye mu rugo va mu by'iwanyu ujye mu byawe n'umugabo wawe n'umugore wawe. Ngiye ibintu byaje ibintu by'amama famiye ari umugore n'umugabo, ibyo mbona abantu batarigeze bakizwa baro barakina. Muzabara n'umugore n'umugabo akaramata byo kumbwira ngo mama uvuga ukuntu, byo kumbwira ngo papa ngo iby'iwabo ngo n'umuhungu, murumva ngo umuhungu nabona ega jese imihanda smartphone ndayifite ndareba uvuga ngo umuhungu ukavuga singe ngo amazina y'abantu ko abivuga nabonaga ni kanije abo ninde ayo macano yose ajya nyakira abivugaho. Ikibazo mwega abanyamakuru nibyo mugomba kuduhisho niko byitwa, umva hahiye iri ku isoko, ariko igitangaje nta munyamakuru ufite ubushobozi wafata iyo couple, kuko baracyari couple mwisi y'umwuka n'umugore n'umugabo. Kereka niba umukobwa hari awundi muntu yaryamanye nawe imbere ya Vitali, ndamuvuze mwizi nanyagasane we, reka mvuge na Diane. Niba umwe muri bo hari uwaryamanye n'umukobwa cyangwa n'umuhungu mbere, icyo gihe bakeneye ko baza nk'abakora deliverance. Bakeneye deliverance byarabaye. Ariko niba ari wazi mu buzima ni umugore we, naho yajya hose ni umugore we n'umugabo we, ndo niko ijambo ry'Imana azabigira. Abantu bakina mu bintu ahubwo bagire vuba bave muri base na ba nyina n'abandi bameze nkabo bajye mu rugo. Ndabivuze n'uzahirahira kubasezeranya ari ubukomateri nagiye numva. Reka nkubwire abantu bazi ko ndi umuturage ntazi umujyi, nangiye kuvuga reka ntera agatebe aha noneho mwe muriho murakina batera agasonga bugari. Ndabizi wenda nabizi noneho si uko amakuru ntayazi. Paseri Fani yagiyeyo, abatazi Paseri Fani ni umugore wanjye, sibyo? Ntekereza ko yicaye imbere yabo. Muzi ko tugira umuhamagaro w'amakouple, agira umuhamagaro w'amakouple wabenda gushakana, nibyo bita blood shower. Yego amaze gutumirwa, sindi umuvugizi we, ariko ntamuvugiye nabwo nabandi umugabo w'ikigwari, ntawe ndi umugabo mbwa, kandi umugabo ndacyari umugabo we. Arabicaza, sinajya mumaze ngo wababwiye iki, ariko babwiye ibyubaka. Yego nawe ibyo rero iby'ubuhutu n'ubututsi, iby'umukobwa mwiza, nta mukobwa mwiza ubaho imbere y'umuhungu, n'umuhungu ni mwiza. Umwiza ni Imana. Ngiye hari ibintu bintera iseseme, ibintu ngiye kuvuga uko biri, ngiye kubisokoza uko byogoje, ngiye ndashaka kubigorora bisubize mu murongo w'ijambo ry'Imana. Reka mbacyahe n'abandi bameze nkabo. Umukobwa niba afite ibyo gukora umutayeri, ibyo byabatunga, ashatse guhitamo kuba umutayeri, ko nabwo ngiye ndavuga ngo ntabwo dukwiye gukora akazi kugira ngo tubonemo interest, tugomba kugakora kuko first of all ko tugakunze. Cyewe ndi umuhinzi w'umwuga, yego, nuko ntarahura na za kamera ngo baze babyerekana, ariko igihe nikigera nzabibereka. Umwuga iyo mbibona kuko iyo uhinga ibintu bijyanye n'imbuto buryo bipanze neza, imbuto ubona nabyo ari jardin, ibyo biranezeza. Iyo byarumbutse bikaba byiza no kwibona, kandi n'agafaranga kabonekamo. Okay, yego, akazi tugakora tugakunze mbere na mbere ko tukavanamo icyo dushaka twebwe twifuza, tukisha ibyo dukora. Niba ari umutayeri, it's okay, yarabyize, afite
bushobozi, ndavuga muka Vitali. Vitali nawe ni umuyutubazi, ni umunyamakuru, sibyo? Niba ari umwuga yahisemo, mperuka anabivanga no kwiga, sinzi ko yarangije kwiga, urumva? Niba ari byo yahisemo biramutunze. Now niba rero bagiye kubana, abantu bakazana imikino ngo ntabwo bakundanye, abatwaye mu birago se bo ntabwo bakundanye, kandi barazubatse zirakomera, none nazo zikomeye. Naruze mbwira abakristo ku cyumwe nuko babisekaga, babihinduye nka joke, ariko abatubanjije ba mama, ndavuga ba nyogokuru, inda yitwariraga mu gikondoro muri Gashumi, akabyara nyinacu na Misago mu ngutiya, ariko babo ngo babambara ko amakora, kabyara babiri akavuza induru ngo babaye benshi, ugabuza ibibatunga. Ariko navuga ngo babazanaga mu birago, ntabwo babaga mu rugo, ntabwo baharamaga, bari bafite n'ubupfura. Nta n'umurumbaro nk'ubu ngubu, niyo ashaka umuharika yamuhaga igikingi cye agashaka undi, ariko ubora kujugunya. Nubwo leta igenda ibyisesekamo ivuga iti babaha indezo, umwana akina uburenganzira bwe, ariko imiryango yaricaraga, nta n'imanza zinabaye ukibwizwa uvuga iti ni urumaraso yanjye mukatiyaho kuba, ntarera abana banyu ukanabasura, utashobora gukomeza kubyara nawe, ariko ukaba uzi ko ari urugo rwawe, kandi iyo yabaga ari mu mutungo wawe nta wundi muntu yemererwa kuzana. Ariko abubu ararwikozamo akaruvamo. Amakuru turayafite, niba ari n'abandi bameze nkabo, nibaze bongere babicoce, kandi imiryango ntibyinjiremo muri Kristo, ariko masome ture Matayo. Oya reka nshireho agatemere, ntazajye nuhirahira nene watangiye no guhurumba avuga ati dore uriya mufiance yagushaka, urumva mwabana, uriya muvemo, ntabwo ari size yawe, ntabwo ari uwawe, reba iriya mico ntabwo uri kuzayishobora, babiveho iyo mikino y'amadivorce. Ahangaho ngiye gusya ntanzitse, ntabwo icyo abantu bakinira mu byanditswe byera, twasomye, twavunikiye, twababariye. Matayo ibice, ture mu bice byaho hafi 18, 18 chapter 18, 18 se Yesu avuga kubivuga n'akanwa mushaka utabyumva, ariko reka mbivuge mbisoma. Amen, amen, haleluya. Ni reka turebe ibice byaho 19, turebe ku 19. Soma umurongo wa 4. Umurongo wa 4. Nawe arabasubiza ati, ntimwari mwasoma yuko yabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri, ahubwo babaye umubiri umwe. Babaye iki? Umubiri umwe. Umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Amen. Babaye umubiri umwe. Icyo Imana yateranije ntakagire gute? Ntakagitandukanye. None se hagarara akavuga ngo yateranijwe na Satani, si Imana yagiteranije? Siko bavugaga. Ngiye nta bukwe nagiyemo bwabo, suko ntari kubujyamo. Kuki wanze kubutaha? Ariko jewe nta mwanya njya nkunda kubona kujya mu makwe, ariko hari abandi babugiyemo. Kandi nayo mfite ubasha kuvuga nti ni mugeyo, ariko babugiyemo, bigaragaza ko twifatanije nabo. Buriye umugabo adahari, umugore akaba hari, mwese muba muhari, kuko tuba dufite projet nyinshi. No mu nama ibyo biremerwa, niba umwe adahonda akaboneka, ufamiye iba yabonetse. Ndumva nta rubanza. Iyo niyo mpamvu nagize impamvu zituma naboneka, ariko n'urugo n'umuryango dukunda. Umuryango dukunda. Ibi twabibwe abanyarwanda kenshi. Iyo kuki abantu bavuga ngo barakijwe ariko kaza amacakubiri? Erega ndi umunyarwanda yirakora akazi, ariko
ibintu biracyari mu mitima. Yego dufite igihugu pe gikora, leta yo mwirakora, ndanayisengera, ariko ntabwo birava mu mutima. Ariko kuki nk'itoro ryakabaye igisubizo, ndabivuga nkenda kurira, kuki nk'itoro ryakabaye igisubizo ariko rihinduka umururazi, wabone ko babyita umuravumba ushariririse. Ese abantu batekereza ko urugo ari kwambara imyenda ivuye i Burayi no kuba bafite fanta nyinshi n'ibiryo byinshi na tenti zihambaye? Imiryango murayikurukamo mushaka iki? Murumva ngo umugabo, nta kivuga umugabo ni vitali sinzi ageze atuvuye ku ntoza ku bantu zabavuyeho, azibeshye se anyite kuri iwanjye. Nta nibyo nigeze numva. Ubundi se uburere nabireka ibyo umuntu yabihindukaho, azibe iryo ngiyo naryiswe na mama na sanobura n'umutoma. Wenda ibyo biranoroshya, hari urukundo rw'Imana, biri simple, ugenda ubijyamo nuko yanamwita kinyenzi n'umutima bimwita, ariko noneho bigaragaza ikibyihishe inyuma n'umutima ubyitana umuntu uko uteye. Umugabo iyo washatswe n'umugabo, warongoye none n'umugabo, kamvuga inyarwanda cyaburanije, ugomba kumukundana n'ibye byose, n'amanyanga ye yose n'intege nke zose, niba ari igisambo, niba ari umwicanyi, niba ari iki, kuko muri umwe. Ubusa nta bisambo n'ibijura byibwe n'ibigabo bibana. Yego ubu nabirakariyemo. Ndabizana birabana, byasinda bigafatana gutya. Ati senda cyakwemera, ariko turahagira. Ariko abitwa ngo basoma Bibiliya, bayisomamo iki? Barayisobanya. Niba vitari, ndavuga amateka, hari ukuntu byivangavanze n'umugabo. Niba umukobwa, ifura zabera bo mu isi n'Imana yishimira, ntabwo ari amasura, ntabwo ari uko dusa, ntabwo ari amateka, n'ifura zabera. Bariya bose rero ndabashyira mu cyumba kimwe, bagomba kubanira. Muri ngiye gukoresha imvugo itari nziza, ariko bagomba kujya mu cyumba kimwe bakabicoceramo. Niba umukobwa yaje kuri social media, ndavuga umugore, hari icyo abantu baba bakina. None se ubundi ntabwo mu rugo iyo mwamaze kubana, ntabwo umugore bugira imbabazi umugabo, avuga ati wenda ndagukunze, reba uko usa, reba uvuka, reba ukureshya, yumva ko amugira imbabazi. Urinde se ugira imbabazi uwo mwashakanye ufite ibyo wishingikirijeho? Yesu niwe amugira imbabazi. Kandi niba nawe uri umukungu, uri umugabo, ntabwo ugira imbabazi, ntabwo ufite icyo uciye umukobwa, ntabwo mwanduruye, kuko ntabwo ari we wenyine waje mu rugo, cyangwa mwahuriye ku ishuri cyangwa mwahuriye hanze. Mugomba kubahana, hari aho mugomba kubahanira. Ibyo birasobanutse neza? Yego. Ariko niba hazamo ibintu by'amafaranga, umukobwa agasaba telefone zihenze, umukobwa akayimuha, agaterura akajyana, agafata amafaranga yo kubaka inzu akayamwereka, akayamuha, umugore agaterura akajyana, abazanye ibintu by'ubusiha, ibintu by'ubusambo, aba yirengagije ko aje kubaka urugo, azabana n'umugore iki, akaramata. Ibireka mivuge n'abandi bari muri izo nzira bameze gutyo. Hari abagore bakora amakosa bakava iwabo, akayifata umutungo ajyana iwabo ku rwego rurenze. Ibyo bintu ni ukutamenya. Mukwiye gufata ubutunzi, niba hari umushaka gufasha abiwanyu, ndavuga uruhande rw'umugore, yabajije umugabo, babigiyemo inama. Iyo ubikoze mu bufefeko,
uba uri mu makosa, uba uriho urabaza mugenzi wawe. Kandi nanone niba uri umugabo ukajya ufata, ndavuga ku bijyanye n'ubutunzi, management y'urugo, ukajya ufata ubutunzi ubujyana mu bindi bintu umugore atashe umugisha, utamusangije, ntabwo uri kwiyubakira, ahubwo uri urasenya. Twebwe tumaze no gukura, iyo ubonye amafaranga uyaha umugore, ahubwo ukajya umusaba ibyo ukeneye, akaba manager, kuko urugo n'urwe. Ariko umugore ari umupfapfa, afata bwa butunzi agenda busesagura. Kirazira kikaziririzwa niba wubatse kubishyiramo basaza bawe na bene wanyu. Hari imiryango njya mbona nkabona basaza baro barisita kwa muramu wabo, bategereje kwapfa cyangwa se akariya bakwinjiriramo kugira ngo bishwanyuke bizi wabo. Ibyo birari muri society nyarwanda no kwisi. Nuko batasomye ijambo ry'Imana, muzabana n'umugore akaramata. Ibyo ushaka, ibyo gushaka kwinjizamo famiye, ntabwo uramenya icyakuzanye. Murumwe, ntabwo mukiri babiri. Bikuremo nyoko, bikuremo so, ubikuremo nyoko bukwe, ubikuremo so wanyu. Hanyuma niba ari byo mugomba kwifatanya nabo, haba ari mu minsi mikuru, mumenye uburyo mugomba kubijera. Noneho iyo noneho nimuzana ngo barakijijwe, ndavuga ijambo ry'Imana rivuga, banakijijwe ntabwo babikwinjira mu burenganzira bwabo. Barareka kuvuga ati mwana wangu uzagende wubake. Ariko reka mbabwire, umwanda uri hano niyo mva itorero rasuzugurwa, ibintu byo gusenya urugo, ufite ibintu wagiye ukadodadoda ugenda ugashaka undi mugabo cyangwa undi mugore, ntabwo biri byemera. Bamenye ko ni mbiri patana rugi. Asigaye bavuga ngo amahirwe ya kabiri azaruta ya mbere. Amahirwe ya kabiri ni gehinomu, hirya gukiranuka. Atari gukiranuka no gukiranirwa. Ibirasa nige wayizaniye, bombe bazabagira gute? Bazaba iki? Umubiri umwe. Mwereke noneho, ko mongereye ku ngingo ja muri mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto. Abikorinto ngira ngo ibice 7. 1 Corinthians chapter 7. Chapitre 7. Izi ni inzandiko z'umukozi w'Imana Paul. Ni isezerano n'ishyiramo isezerano rya kera. Yego. Abitwaza mu isezerano rya kera ni isezerano rishya. Kandi rigomba kubahirizwa. Ibyerekeye ishyingirwa. Ibyerekeye ishyingirwa, mariage. Hera ku murongo wa 12. Murongo wa 12. Cyangwa ku 10 kugira ngo babyumve cyane. Dusome. Abamaze kurongorana ndabategeka. Abamaze kurongorana ndagira gute? Ndabategeka. Nyamara singe ahubwo ni umwami wacu. Ni umwami wacu. Umugore ye kwahukana n'umugabo we. Umugore ye kugira gute? Kwahukana n'umugabo. Ye kwahukana n'iki n'umugabo we. Ariko niba yahukanye, abe igishubaziko cyangwa yiyunge n'umugabo we. Abe igishubaziko cyangwa n'umugabo we. Bavuga ngo niba yahukanye nagena ashaka umugabo, nagena ashake undi mugabo. Igishubaziko. Ibi tusobanukirwe mariage ni nk'umugore n'iki n'umugabo. Sibyo? Ikindi bigeranywa n'umukristo na Kristo, bombe babaye umubiri umwe. Aho ngaho yongezeho ndavuga ngo giye ubugingo kuri je nta muntu wamburwa ubugingo, ko n'ubugingo buhoraho na vie éternelle. N'ubugingo buhoraho, si ubugingo bw'igice, nta wamututuvununuramo. Ibindi ni ugutambika ibirenge. Uko abantu rero bari kwemeza abandi yuko urushako waruvamo ukajya mu rundi, ni nako ari kwemeza ko ubugingo bwakuvaho cyangwa ukabutakaza. Ibyo kuri nje ntabwo ari byo, niko ijambo ry'Imana soma rimeze. Nawe uzaza n'iryawe unyereke. Abigishubaziko cyangwa se bakayote bakagumana n'umugabo. Kandi umugabo ye gusenda umugore we. Kandi umugabo ye gusenda umugore we. Komeza. 12. Ariko abandi bo ninjye ubabwira si umwami. Abandi bo
ninjye ubabwira si umwami wacu mwene data niba afite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe ye kumusenda kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe ye kwahukana n'umugabo we kuko umugabo utizera yezwa ku bw'umugore we kandi umugore utizera yezwa ku bwa mwene data uwo. Iyo bitameze bityo abana banyu baba bahumanye, ariko nanone dore nabera. Icyo wakora wa wundi utizera, niba ashaka gutana atane. Reka nkwere ku murongo ukompleta uwo nguwo wo mu Bakorinto. Uri uhara mu cya gice cya Matayo, umurongo waho reka nkoreshe umurongo waho wa 8. Haravuga ngo arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe azaba agize gute? Azaba we abasambanye. Uzahirahira kurongora Diane kamutongere atari Vitali azaba asambanye, niko yora yavuze. Nuwo Vitali azarongora atari Diane azaba asambanye. Kandi abasambanyi n'abicaye n'abajura umugabane wabo ni inyanja y'akumuro n'amazuku. Kambabwire ngo social media iraciritse, ibyo abantu bavuga jumafu nibagende bongere bahure. Mvuga amagambo akomeye tunagana ku musozo. Ubundi rero namwe abanyamakuru ibintu bari birebire, ariko reka tugane ku musozo. Ni byinshi wazoyena tutanga ingingo ku yindi. Ntabwo kubaka ari amafaranga, si uburanga, si akarere, si icyo ari cyo cyose. Mu ngo harimo ibintu byinshi, niyo mpamvu ibintu abashakanye bashobora gupfiranaho byose muri Bibiliya. Ivuga ku mafaranga uburyo bagomba kwitwaramo, ivuga ku bijyanye kuri relation sexuelle, imibonano. Biravuga ngo musezerane kugira ngo Satani atagahute atabahendesha. Ariko ibintu byo kurarana ikabutura no kurarana mu gondo no gakupa umuriro n'amazi wishingikije wenda ku by'amajwi y'abadayimoni n'iki, ibyo nabyo birasenya. Urumva ibyo soza bivugira hanga avuga ati yanjya mujunjamo ameza bayangahe none kandi ibyo bihindura umugabo impyisi akenshi cyangwa intare, ashaka gutera umwaga, ashaka gutera induru, ashaka gutera iki induru mu buryo bwose. None twebwe wena tukavuga tuti umugabo n'igice umugore akiza ibintu kandi ari we nyirabayazana. Ibintu by'urugo ntago buriyo watangiye kubishyiramo umuntu runaka uba wakije, ni mwebwe muri babiri. Genge mwunabwira abashakanye niba mudahuzwa nuko mwabyanye ngo murebe ibondo byanyu ADN yanyu muhuriyeho, nta n'ikintu nta no kwamburana ubusa, nta no gura muri shambure mwakwibukiraho, kandi buri wese ko mwabinyuzemo n'abana bo bagombaga kuza. Hari ibintu byinshi none sura mugore yarifungishije nabyo tuzabimenya. Kandi mufite ibintu byinshi mwebwe abantu Kristo mu bihe by'imeruka. Ubundi ntabwo nyankwera no gusezeranya amakwe. Ndashoje. Pastor Kosi cyane, reka tugushimire. Buriya wagiye utangamo n'inama zikomeye cyane ku miryango muri iyi minsi irimo gusenyuka, ariko wa mugani urugo n'urwa babiri gusa. None se Vitali afite amahwa, Diane se afite ibihosho, n'abandi bameze nk'abo n'abandi bameze nk'abo. Ni iki babuze se? Mwakwikuyemo abakajagari. Ubundi hari ijambo numvise kandi uri kumva ngo dukupe ngo namenye ko umunyamakuru nyuma amfa. Ubundi iyo ubonye n'umuntu bwa mbere umaze gukora iki?
iwanyu ni he, mukagwereka details. Uzuvuze ngo amenye ko umunyamakuru nyuma no kuvuga ngo sinkunda akazi akora. Niyo nyuvuga ngo nkunda inyama ariko sinkunda iki, sinkunda isupu. Ibyo byose niba yarabaye n'umunyamakuru umusiribateri imbere ya Diane, reka mugarukiro gatera ibyo yagomba kugabanya. Kitimo nabwira abantu ngiye mbandwa habona. Kubandwa habona n'umugani w'ikinyarwanda. Ibintu byose mbikoreraho. Ntacyo muzanshinja. Ibyo ngiyo tuzabibigisha bamaze gufata icyemezo cyo gusubirana. Yego amaze kwambara impeta. Hivanye uri mu mikino ngo nguriya n'umwana se leta y'u Rwanda ishingira abana. Ariko reka tuvuge munyamakuru ambaje umunyamakuru ntawe ujye mubaza leta y'u Rwanda ishingira abana, nanjye subiza hoye. Leta y'u Rwanda irezewe kubijyanye na discipline ku mategeko yayo, yujuje imyaka bukuru yemerwa gushyingirwa. Wenda afite baby face, sibyo? Kandi uriya mugabo buriya nta hari ikintu atarazi, burevite yaragiye kuba mwiza, imisaya ikagenda ikamera nk'iyanjye, wenda kanayirusha kabyibuha, niwe n'amazuru ugasanga abaye gutya, ugasanga agasatsi karoroshye, ugasanga ibintu byo gukanyarara n'imibereho, niba n'imfubyi niba yagize baye n'ikibazo yenda bishira. Agakobwa kadamu keza gato mama kakamaneke, nawe kamwe igikoma hakaba mama kibeyi, urumva bikaba byiza. Satani ariho arabavangira. Musubire muri ya magambo meza, mwikureho mwikokoro bene wanyu. Yego muyuvanaho imiryango nibona mwubatse muzabera icyitegerezo. Muve ku majwi kuri izi zaga zo ku muhanda, muve kwanza we nk'umugore uve kuri social media, ntuzi iby'iyi mihanda, ntabwo yizi neza. Ubanze ukomere wubaka urugo, wite ku mugabo, umuhekeya. Ubona ko umugabo avuga amagambo menshi niyamutunze, nazo umushyire musuke mu Africanity, ushyire mu juice, muhimbehe y'ibiryo. Urumva rero ko amagambo atagabanuka, n'umuguru uti rero sheri ibintu ukabivuge ibireka, ugira ubwenge. Ibyo ngibyo nizo zitangiye ubuntu, sibyo? Wari ugiye muri proje ikomeye cyane, Imana ikabaha umugisha, niyo n'ukuntu umugabo Imana yamwubatse, nawe ukaba urubakitse ugasanga muhinduye vision. Ariko imisi ngahe ibintu bisamo ngo abanyamakuru niba ngo ntaganzwa ninde uyu weza buni cyaninde Brazil irindi ni irihese ntaganzwa nyine. Bikaza bigakurukamo kazamo uwo nguwo. Ibyo mu byihore mu bishyire ku ruhande, bishyire ku ruhande, mubiveho nakuza kwisoba. Ubu se muri sobanura kuri bande Vitali, niba n'umuntu ugira icya gusapotinga ntacyo yaguye Imana itakiguhaye. Va muri ibyo bintu, tanga show zizana views, ibindi bireke. Ubwiriza ubutumwa, tubwiza ubutumwa, ibintu byo kuvuga iby'ubwo bireke. Niba wibeshye uravuga ibintu kugira ngo isobanure, noneho ubone uburyo ukatira Diane ushaka undi, uri mu kinyoma, ntabwo kiri umupantekote. Rwana intambara nziza, haracyari ibyiringiro ko yagaruka. None n'uwamugutwaye yaguciye inyuma, babarira iyo ngegera. Urumva niba nahari ariko niba adahari ni umugore wawe 100%. Va kuri ibyo ngiva muri urakoze cyane. Ntabwo ndi busenge. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.